abo babiri basatira bo ngo akunda kuba bakoresha cyane uko ageze hano mu gihugu cya Nigeria nk'uko mwabivugaga baramubwiye bati uje usanga ekipe y'igihugu ya Nigeria dufite abakinnyi b'inyenyeri aho bari uyu mutoza baramubwira bati tukuzanye muri qualification za World Cup dushaka ko tujya mu gikombe cy'isi mu buryo bwose bushoboka abakinnyi barahari ibyo usabye byose birahari uhawe umwanya ntiri mushya mu gutoza ku mugabane wa Afrika yaramaze gufata ikipe y'igihugu ya Mali yifashije kujya mu gikombe cya Afrika nubwo hari bitaragenze neza uko babyifuzaga ariko no mutoza ari mu ikipe y'igihugu ya Mali yagiye atanga ikizere ku bakinnyi bamwe na bamwe abantu batatekerezaga ko niba atangiye kwintroduce abasore nka ba Racine Sinayoko abasore nka ba Dama Traoré Nossi wakinaga ahantu hatazwa ariko agenda bubakiraho bagenda batanga umusaruro mu ikipe y'igihugu ya Mali Les Aigles di Carthage ikintu gihari Les Aigles di Mali sorry ikintu gihari rero ni iki ku ikipe y'igihugu ya Nigeria wavuze ku mukino bakinnye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko icyo twabwira abantu iriya mace urabyibuka turi ku kibuga ndabanza ntange information urabyibuka ruvuyanga turi ku kibuga hagezeho abantu b'abafana ba Nigeria Axel na Lorenzo basa nk'abiramanta bakavuga ati iyi mace isa nk'iyatanzwe barakaye cyane bavuga bati ntago tubyumva murakinira ku maranga cyane murakinira ku marangamutima y'abaturage abantu bavuye imihanda yose za Lagos za Abuja bazakwa gushyigikira ekipe y'igihugu ati murangije mutuzanira abakinnyi namwe mubizi ko badafatika kuko urebye ukuntu yari yabanjemo ekipe Maduka uko yarari mu izamu wenda aho byakumvikana kuko umuzamu wa mbere yaragize ikibazo yapushije birumvikana ngaho byo abafana barabyumvaga bakavuga ati muri defense bafashe William Paul Trust Congo bamukinishanya na Gabriel Osho ntiyakinagaho yarari ikimenyimenyi ubu ntimutoza ntiyamugaruye bafata Bruno Nyemyashe wenda gatatu we sebo niwe bakoresha ni ubanzamo Bright Osei Samuel bicaza ora Aina murabyuka ko Aina bayisana mu burenganzira yisubirira muri equipe ya Nottingham yarumva hagati afata Rafael Onyedika afata Ali Hassan Yusuf afata na Dere Bashiru muri aba mediateri bose batatu bakina ibintu bisa bavuga ati nabakinnyi bafite profile ya box to box na mukasera urimo ndidi naho hari ariko se kuki batatekereje n'izindi option ariko ahantu ho bahise bagwa kao no kwicaza Victor Osimhen noneho bafata Kerechi Nacho aca ku ruhande rw'iyumoso ati ba Samuel Chukwueze barahari Ademara Lukimana yo bari bamurekuye baravuga ati abandi bakinnyi bakabaye bakina wenda Moses Simon nawe urabyibuka icyo gihe aramaze iminsi ari umusimbura ko no muri Nantes yari akiri inyenyeri iyo urebye rero equipe twakinnye nayo ku kigero cya 60% 11 yo bagomba guhinduka kuko urebye abagaruka yaba ari Bruno yaba ari William Paul Trust Congo yaba ari Victor Boniface nabwo muri za systeme z'umutoza Echere akinisha abataka babiri ariko ukareba ukavuga ati se kuyu munsi ari bwo yazanye Toru Arokodare waramureka kuko nureba neza no mu guhamagara k'umutoza Eric Sekushere nge narabikunze cyane n'umutoza wamenya agaciro ka Nigeria aje gutoza mbere na mbere ne equipe ikomeye arabizi ne equipe ikeneye qualification Lorenzo yatangiye bisobanura neza Nigeria irabizi ko kuba wa mbere ari cyo kigukarifia direct irindi izindi nzira ho zacamo banzu ubone iyo qualification uri wa mbere nicyo bakeneye barabizi neza ko batitwe neza muri ya mikino ibanza ya qualification niyo mpamvu batari ku mwanya wa mbere baraje Kigali baranganya bagenda batakaza nandi mu buryo butari ngombwa nawe muri kora mu byo yakoze byo guhamagara nje namushimira hari umusore yitwa Papa Daniel yahamagaye no mu mediateur ukinwa muri Nigeria Papa Daniel n'umukaseri we impamvu avuga ko yarebye imbere mu gihugu sibye ko afite abapro benshi yasanganye Nigeria ikibazo kivuga ngo umukaseri mfite niyizeye ni Ndidi wenyine Ndidi muribuka ari inyenyeri muri Leicester n'ama equipe agiye kumutwara za Barca zimuvuga za Seno zimuvuga za Chelsea ubu muri Leicester bigendana na meforme z'equipe ya Rudi Van Nistelrooy nawe n'umukinnyi ubu nutakiri kuri za foromeze za mbere aravuga ati rero kugira ngo nirinde icyo kibazo ndamutse mbona hari ibyo atama nje ntabwo nzafata uyu Yusufu twavugaga n'aba basore Ali Hassan Yusuf nani wabanje mu Kigali muranabyibuka ntabwo nzahengeka muri New England ntabwo nge nzahengeka Papa Daniel sibyo ko akina imbere muri Nigeria ari makinnyi batarahagera babiri Ali Hassan Yusuf na Sadiq Umar
Papa Daniel sibye kuba akina imbere mu gihugu si igitangaza namuterekamo we muri make yafunze detaye zose uyu mugabo akigera muri Nigeria arimo asobanura mu kiganiro n'itangazamakuru imikinire ye ko akunda gukina umukino ufunguye afungura ikibuga ari nayo mpamvu akunda system ya 4-4-2 abantu bo banyarije bavuze ati tugiye kubona abakinnyi bane bahise banabapointaho baravuga bati umukinnyi witwa Ademola Lookman umukinnyi witwa Samuel Chukwueze Shimerenka umukinnyi witwa Alex Iwobi na Ora Aina n'abakinnyi tuzabona cyane ari piozo uyu mutoza cyane kubera iki uburyo Ora Aina kina nk'umufullback w'iburyo niba abakinnyi bakina bakagerayo uvuga ngo uramubona muri contribution zo kuvuga ngo washaka igitego kandi Nigeria ko ufite Osimhen aba bataka taeza bataka ba Nigeria n'abataka bari forum mu kirere muranabyibuka i Kigali dukina nabo babona mu buryo bwo kubaka igitego byagoranye batangiye gucungira ku bakinnyi baba fullback n'abawinga babo bakavuga ati Osimhen oraguma hari muri buka imipira intwari Fiacre yakuyemo yo mu kirere ya Osimhen bamutsinze anje bamwinaganikaho ni ikintu cyo gukoraho ugarutse kuri ntuze kuri point ikomeye cyane kuko witegereje ibitego Amavubi amaze iminsi atsindwa habe muri izi equipe abo muri qualification za AFCON habe muri qualifiers z'igikombe cy'isi even no muri qualifiers za CHAN imipira myinshi cyane ibitego twagiye dutsindwa ni ibitego byabaga biturutse mu mpande bagahindura imipira muri box abakinnyi bagatsindisha imitwe no kuvuga ngo icyo kintu equipe ibyo byose bari bugeze kuri séance yo gukora analyse video bariho biga equipe adversaire ibyo bintu abatoza ba adversaire barabibona bakabona ko ari Amavubi yoroshye ni ikintu rero no kuri kocha Murusho wenda tuza kugeraho agomba gukoraho cyane uburyo ashobora kwigisha abakinnyi be guhagarika no gufunga imipira ituruka mu mpande kandi iza mu kirere kuko nko arubivuze n'uyu mwana ujemo uyu twavugaga umwana muri Genk nawe urebye ni umusore utsindisha umutwe afite 1.97 n'abasore nta uri hasi ya 1.90 muri bano barutayizamu benshi kandi nkuko nabivugaga urebye kocha Shere cyo yakoze Nepo mu kwereka ko yakize imbaraga cyane muri departement offensive mu bakinnyi bose yahamagaye abakinnyi benshi 8 bari muri attack n'aba strikers yahamagaye barutayizamu 8 ahandi ni 6 yari yahamagaye 13 barabagabanya muri provisional squad yahamagaye 13 barabagabanya usibye rero Nigeria ni igihugu gikomeye cyane nta muntu ushobora no kubikerensa ngo abitindeho ni igihugu ikintu cyonyine bari bakeneye n'umutoza mwiza reka turebe ko ari mwiza kuko ni ikipe n'igitari ifite umutoza mwiza ariko ntacyo batamuhaye yageze kuri finale ya AFCON ntacyo batamuhaye kuko nuwo yaje akora mu ngata ubu niwe directeur technique nawe bazanye muri staff technique Peter Govan nawe arahari baravuga bati uyu muntu amenyereye ikipe details zose azazifunga cyo uzashaka kumubaza n'umenyeranye n'abakinnyi n'iki byose dore nguyu nawe ari hasi buriya kuri icyo Axel avuze gato cyane buriya ajya no guhamagara equipe bavuga ko Augustin Goven yambwiye ati wenyereka abakinnyi basanzwe muri Nigeria mwabonye preselection y'abakinnyi babo kuno banganaga abivuze neza Lorenzo harimo abataka 13 barimo ba Gift Orban kuko Nigeria uwo mutego umutoza yawugwamo ujya kubona ukabona nka Gift Orban aharakora imibare iremereye nyuma yo kuva muri Rio n'abakinnyi benshi bisaba ubwenge bw'umutoza no kumwanya ngo nje nkeneye nde ari nabo bakubwira ngo ntago wazana umutoza nako umukinnyi utari muri forme kuko ikipe y'igihugu selection y'ikipe y'igihugu niki n'umwiza hari ufite ibibari vuga rero kuvuga ngo Peter uyu Augustin Goven aguma ngaho ni sawa Lorenzo avuze ikintu gikomeye bura Nigeria gihura nacyo gikomeye cyane muri buku buryo bahinduranyije abatoza mu gihe gito Greno Turo haraje abantu babonaga ko atangiye kubaka Nigeria agirira ikizere abakinnyi uri bukaganijya kumutsindira uyo Greno Turo her stade bakayisenya abafana urumva urabyibuka muri qualification no variza AFCON cyane ni qualification zanagiye kubatsinda ya World Cup babura qualification gani stade abafana barabaye barayisenya ko nibabyumva ko babonaga hari icyo yaremye hari icyo amaze kubaka muri Nigeria yongeye kugarura cyari cyarabuze cyane ku batoza baturuka hanze aza kugenda muri buka Joseph Ozeiro bamuhaye akazi agera hatandukana nabo yigera muri National Rugby nyuma babona ko bakoze ikosa kuri profile mutoza bashakaga baramuzana nawe ntiyatinze ariho haje kwipimamo basandiorize n'abandi ubona ko ikipe y'igihugu ya Nigeria nicyo kintu cyabuze kugira stabilité mu mitoreze kuko abakinnyi bo barahari bakeneye no mutoza wo kwizerwa babwiye umutoza nta pressure tugushyizeho muri Mali cyagufashe kuba mwiza niki waraje ibintu byawe biha umurongo
ntiwavugirwamo urabikora nawe ahangaha byose turabigwaye tukwegereje umuntu uzi umupira wa Nigeria ntago tumushyize muri staff ariko murumva iki kintu kuri gikomeye ntago tumushyira muri staff buri abatoza b'abene igihugu si ibintu byo mu Rwanda gusa kenshi bikunda kuba ukabona ukumva ngo harimo kuvangirana na Afurika yose burya Afurika ijya kubimwe hari ukuntu nka Augustin Govena avuga ati ko nanyunguse ku buryo bwo gutoza Super Eagles ko hari indi profile kuri nge ukabona ntabwo ashaka ko haba ngo yige yari umutoza wungirije araza kubivanga baravuze ati oya nawe ni profile tuzi ni umupira wa Nigeria arawumva ni umuntu wafasha nka directeur technique cyane najye hejuru arajya yunganira umutoza ariko atagira imyanzuro afata mu bijyananye n'imitoreze icyo kintu ni ikintu gikomeye bakozeho muri Nigeria. Yes, iyo ni Nigeria rero igomba gukina n'u Rwanda turacyaganira kuri iyi match ikomeye cyane ariko nibi u Rwanda rufite rugomba kwinjirana muri uyu mukino tugiye kwinjira mu mitegurire equipe nationale n'ibyo Lorenzo yahereyeho bavuga ati nge mbona u Rwanda rutagitegura ikipe y'igihugu y'u Rwanda nk'uko byamye bimeze mu myaka yatambutse ariko noneho iyo turimo kwitegura gute muri rusange abakinnyi bacu bo bahagaze gute Axel ntabwo nshaka ko tuza kujya mu isaha ya kabiri tutaganira no ku Mavubi wenda tuyambukane ariko abakinnyi ngo bose ba Adel Amurushe nta n'umwe ukiri mu ndege ngira ngo koca Amurushe urebye abakinnyi yahamagaye harimo abakinnyi byo twagiye tubigarukaho harimo amasoro mashya tutari duherutse Kes Jabel abasore nk'aba Aniseti abo ngabo na abasore tutari duherutse kubona mu ikipe y'igihugu ariko ho bagiye mu bihugu bakinamo baraperforminga abo bose yabagiriye icyizere nawe rero navuga yuko akari kuri koca Sher kare no kuri Amurushe ntabwo ari bose ariko hari bitavugwaho rumwe muri Colapaxe gaca ibintu ku ruhande hari bitavugwaho rumwe muri Colapaxe no hari ikintu cyaje nk'ibihe haje ikintu nyine cy'uko abanyamakuru muri iki gihe nyine biroroshye kutuyobya kubera ibintu byinshi bitandukanye ariko ntabwo ntekereza ko itangazamakuru nitakaza critique nireka gukora critique kuri Colapaxe equipe nationale ibintu bizazamba kurushaho dufite abakinnyi bahamagawe ariko se ibintu byose ni shyashya ntabwo ari shyashya dufite abakinnyi bahamagawe bamwe badafite amakipe dufite abakinnyi bahamagawe badakina ariko dufite abakinnyi batahamagawe bakina bafite amakipe kandi bahagaze neza so period icyo ni ikintu kigomba kuvugwa kikaganirwa mu itangazamakuru icyo reka tukiganira nta kibazo ibyo uvuga ni ikintu kigomba kuganirwa reka tukiganire nanjye nari mpereye kubahamagawe kandi bakina kandi bavana urwego ruri hasi uwo bazamuye urwego ntidutinde kubahamagawe badafite amakipe ahubwo wenda tuze gutinda kuba kabaye barahamagawe bameze neza bafite n'amakipe exactly abo ni bande izamu ryacu rifite ikibazo gikomeye kuko umuzamu wacu wa mbere amaze amezi arenga 3 adakina iyo agize imana ubu ngubu abari kuri bench yagize imana muri Kaizer Chiefs amakuru mfite ya Frank muri Kaizer Chiefs nuko umu agent we ushinzwe kumushakishiriza ama equipe bari mu biganiro na Kaizer kugira ngo asohoke yigendere kuva yava muri Kola Peruka ya qualification za AFCON ntarakina umukino n'umwe byagezeho bamuhungisha abafana kugira ngo ko byari byatangiye kuba bibi batangiye kujya mwataka personal dufite umuzamu witwa Kwizera Olivier ruvuya iyo tuvuga kuri effort igihugu gikora cyangwa se gikwiye gukora ngo tubone abakinnyi bashya b'ikipe y'igihugu binyuze muri naturalisation binyuze mu kuganiriza abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kwemera gukinira u Rwanda iyo nefo igomba gukorwa kandi bizagumaho ariko ugasanga bamwe mu beza dufite twanagize ugasanga bameze nk'aho batakemere gukinira ikipe y'igihugu biba byaragenze gute se Kwizera Olivier ko akina mu makuru hanze y'ikibuga no mu kanya murabyumva iteka ryose simbazanira bamerewe bate muri ekipe ya Al Kaukab arigene navuga ko atakinnye ntakina si deuxième division muri Saudi Arabia si champion ikomeye arakina mu buryo buhoraho kucyadakina hagahamagarwa Maxime Vincent amaze kuva sezo yatangira nta kipe agira nta club afite ni free agent ari muri ekipe y'igihugu n'igihe yari afite kinaga muri ekipe ya Union Saint-Gilloise ntabwo yakinaga Union Saint-Gilloise yakinaga ntabwo yari umuzamu wa kabiri rero wa gatatu ubu nta kipe afite arahamagarwa
ubuhake ntabwo ntekereza ko abanyarwanda benshi bazi n'amakuru ye sibyo ni icyiciro cya gatatu akinamo bakubwira yuko buriya reka tujye Kwizera Olivier ntabwo ari muri gato. ekipe y'igihugu Uretse period. gato. Reka None se nkubwire. umuzamu dufite n'indi hari ubu. akandi kantu kamwe buriya ndabikunze Lorenzo abagaruye deba kandi ikwiye mu buryo wenda mbona gusa gutya ushobora kumuzana ukavuga ati uyu mukinnyi reka nongere nibutsa ahari ko hari icyizere agirirwa wenda ku ikipe y'igihugu ariko ntabwo aza ari umukinnyi ubanza kuko uyu munsi n'ufite Kwizera Olivier twese tuzi ko yigeze kuba mu ikipe y'igihugu ni amahirwe kuko Kwizera Olivier si umukinnyi uvuga ngo ni mushya mu ikipe y'igihugu Ni umukinnyi umenyerewe wa muri nationale tubwizanye ukuri icyo ni kimwe icya kabiri wamagaye uyu munyezamu Maxime Yosense na kipe agira ni umukinnyi nawe witereye icyizere uyu munsi wimya andi mahirwe uziko wagira ngo ubigenze gutya wavuga ngo ndahamagara Ishimwe Pierre ndebe n'undi muzamu w'umunyarwanda mwongereho nanahamagara witwa Ntwari niba wamaze Ntwari gupakira ko Fiacre nzabanza ari uherukamo. yego ariko dore ikintu kimwe kiba gihari Makuru iyo deba turayambukanye Deba yaryoshye, deba yaryoshye. turebera hamwe n'abandi wenda Lorenzo yakomojeho bakabaye bari mu ikipe y'igihugu ngubu badahari Makuru agezweho turagaruka mu kanya